Muraho neza, mumeze mute? Imana ikomeze kubaba hafi kandi mukomeze kugira amahoro. Tubashimiye cyane ko mudahwema kudukurikira. Iyi ni cano Amahumbezi, cano ikugezaho ibiganiro bitandukanye byahindura ubuzima bwawe uramutse ubikurikiye kandi ukabishyira mu bikorwa inama ugenda ugirwa. Kandi turabashimira cyane yuko mudahwema kutugaragariza yuko ibiganiro tubagezaho hari icyo bibafashaho kandi bikabahindura. Bityo uyu munsi twabazaniye ibintu umunani abakobwa bagira amabanga. Ni ukuvuga ngo hari ibintu umunani abakobwa bagira amabanga, noneho ugasanga kugira ngo uzayamenye bigorana, ndetse bigatuma n'imibereho yabo igaragarira inyuma iba ishamikiye kuri ibyo bintu umunani baba bakunda kuba bibitseho cyangwa se bibitsemo, kubera ko usanga kubivuga bibagora cyane, ndetse ugasanga bakunda kubikira ubwiru. Iyi ni cano Amahumbezi rero nk'uko twababwiye, ni ibintu umunani abakobwa bakunda guhisha. Reka uyu munsi twicare ubundi tubisuzumire hamwe, turebe n'icyakorwa kugira ngo bino bintu ahari bitazakuzengereza bigatuma ubura icyerekezo, bigatuma ubura epfo na ruguru. Rero ibi ngibi biba ku bakobwa benshi, bishobora kuba bitaba ku bakobwa bose, ariko abakobwa benshi ibi bintu umunani bibabaho cyane cyane cyane. Nagira rero ngo muze tubane. Reka twongere duhe abashyashya, twongere tubabwire tuti rwose mwageze kuri cano Amahumbezi, ni cano ibagezaho ibiganiro byiza. Icy'ingenzi ni ugukora subscribe, ubundi tukibanira mu biganiro byacu ndetse no mu biganiro bitaha tukajya tubana, kandi ugakanda no ku nzogera, ubundi ibintu bikaba fresh. Abo dusanganywe ni ukuri tubakuriye ingofero, kandi twizeye ko tuzajya duhorana ibihe byose. Ikintu cya mbere rero tudatinze, mbere y'uko dutangira, reka tubanze tumenye ngo buri mukobwa wese ahari hari ibintu bimuremerera, hari ibintu abasha gukora akabigeraho, hari ibintu akora ntabigereho, ariko hari n'ibintu bimubera ibanga ku buryo n'umubyeyi we kugira ngo azabimenye bigoye, ndetse n'inshuti ze ugasanga kubimenya biragoye, usibye we n'Imana ndetse n'uwo babikoranye ugasanga aribo babiziranyeho, ndetse hari n'ibyo we ubwe aba yiyizimo ubundi akicecekera, mbega ukabona ahorana ibintu bimeze nk'intimba n'agahinda ku mutima. Ikintu cya mbere rero ni umusore baryamanye atabiteguye. Ni ukuvuga ngo umukobwa wigeze kuryamanaho n'umusore atabiteguye ni ukuvuga ngo ntabwo bashakanye. Ibi bintu umukobwa arabihisha. Iki kintu umukobwa aragihisha cyane ku kigero cyo hejuru, ku buryo abantu benshi batapfa kubimenya. Niyo mpamvu iyo byamutunguye biba nk'ibanga rye ku mutima, noneho ugasanga ahorana ibintu bimeze nk'agahinda muri we, ndetse n'iyo amaze gushaka usanga kino kintu kitamuvamo, kubera ko uko byamugendekeye ahora birota, bikuma bigenda bigaruka mu nzozi, bigatuma rwose kubyihanganira kuri benshi ari ibintu bigoye. Rero umusore baryamanye akiri muto cyangwa se atabiteguye akiri mu bukumi, ni ibintu abakobwa benshi bakunda guhisha. Niba hari ibyo turi buvuge nawe ukumva byarakubayeho, utwandikire muri komenti kugira ngo turusheho gusobanukirwa, kandi niba hari icyo wadusangiza nabwo komenti rwose irafunguye, turiho ku bwanyu kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Ikintu cya kabiri rero ni inda yatwaye akayikuramo. Ni ukuvuga ngo hari abakobwa benshi bakunze gutwara inda bakazikuramo. Iki ni ikintu nacyo gihora kibahangayikisha, ariko nanone akaba atapfa kukibwira uwo ari we wese, usibye wenda uwo wamufashije muri icyo gikorwa, naho ubundi biragoye cyane kugira ngo abe yabibwira umuntu ati rwose uko undeba aha ngaha nagize ikibazo ntwara inda nyikuramo. Ndetse hariho n'uyikuramo cyangwa se yabyara n'umwana akamwica, cyangwa se akabyara umwana akamuta mu ishyamba, ntago aba azi ngo yarapfuye cyangwa se ntiyapfuye. Hariho abantu benshi rero babaho muri ako gahinda ko kuvuga ngo mbese umwana nabyaye yaba ariho, yaba yarapfuye, ese byagenze gute? Icyo gihe rero uwo muntu nawe ahorana intimba ku mutima, ku buryo rwose kugira ngo azagarure ubuyanja ari ikintu kigoye. Kandi niyo yakuyemo inda, nabwo usanga ahora afite ibitekerezo bivuga ngo iyaba umwana wanjye naramuretse ubu nawe aba angana n'uwa runaka.
kubera ko burya nta mwana utagira igihe avukiramo n'abandi, ugasanga wenda umwana wa runaka ni inkumi, ni umusore, ariko n'ubundi yaravukiye kimwe n'uwawe, ariko kubera ko uwawe wayikuyemo kuko utayishakaga, ugasanga uyu munsi uracyafite ibanga ku mutima rigutsika, rikubwira ngo iyaba rwose waragize umutima w'impuhwe umwana wawe aba ariho. Rero iki ngiki nacyo gitsika umutima w'abakobwa, bigatuma ibi bintu babigira ibanga. Ikintu cya gatatu ni indwara yandujwe n'umugabo cyangwa se umusore. Ni ukuvuga ngo abakobwa benshi baragenda bakaryamana n'abasore cyangwa se n'abagabo, noneho bakabanduza indwara. Bashobora kwanduza imitezi irakira, bashobora kwanduza virusi itera sida, iyo murabizi ko itafite umuti nta nubwo ifite n'urukingo usibye imiti igabanya ubukana. Noneho rero iyo bigeze ku mukobwa akanduzwa iyi ndwara, usanga kubivuga bitoroshye. Kubyerurira umuntu rwose akamubwira ati naryamanye n'umuntu nuko anyanduza izi ndwara, uko byagenda kose ntabwo ari ibintu byoroshye gupfa kuba yabivuga abibwira buri muntu uwo ari we wese ngo afungure umutima. Aha ngaha rero usanga inshuro nyinshi ashaka kubihisha, ndetse niyo yagize ikibazo cyo kwandura virusi itera sida, usanga akora ibishoboka byose kugira ngo, hariho n'abagira umutima mubi bagashaka kunywa banduza abandi, usibye ko bidakwiriye. Rero ibi ngibi byose ni ingaruka z'ibintu biba byarabaye mu ibanga, noneho kugira ngo afungure umutima abisobanure abivuge, ugasanga ari ibintu bigoye cyane. Ikintu cya kane rero umukobwa ahisha cyane kugira ngo abantu batakimenya, ni umusore cyangwa se umugabo ushaka ko baryamana. Abakobwa benshi bahora bari ku gitutu cy'abasore ndetse n'abagabo bashaka ko baryamana. Aha ngaha rero bigatuma rwose abakobwa benshi bakunda kubihisha, akavuga ati nshobora kubivuga, nabivuga bikamugeraho, noneho ugasanga ngiriye nabi. Ariko ugasanga kino gitutu gihoraho, ugasanga umusore yamuhaye telefone, ugasanga umugabo yamuhaye telefone cyangwa se yamuhaye amafaranga n'ibindi bintu ibyo ari byo byose, uyu mukobwa agahora kuri iki gitutu ameze nk'umuntu ubohewe ahantu runaka hadashobora kwikura. Rero ndatekereza yuko ukurikiye kino kiganiro hari igihe wenda ushobora kuba ufitemo kimwe cyangwa bibiri muri ibi tumaze kugeraho, rwose turaza kumvira hamwe inama nyuma ziraza kugenda zidusobanurira neza icyo umuntu akwiye gukora. Icya gatanu rero ni ukuribwa umutungo n'umusore cyangwa umugabo. Hariho abakobwa benshi bagiye baribwa umutungo n'umusore cyangwa se umugabo akakurya umutungo, bityo uyu munsi ukaba udafite ahantu wavuga. Ni ukuvuga ngo wenda yakuririye ibihumbi magana angahe, warihiye umusore amashuri, wamwubakiye inzu ashaka abandi, wamukoreye ibi, wamukoreye biriya. Uyu munsi hariho abakobwa benshi bafite agahinda yuko hari imitungo bagiye baha abasore cyangwa se abagabo, noneho uyu munsi bakaba rwose barabaririye ku nzira, cyangwa se nta kintu byabamariye batarigeze banabashaka. Ugasanga uyu mukobwa nta kindi kintu yakora usibye kubiharira Imana, yo ikazaca urubanza. Kuribwa umutungo rero n'umusore cyangwa umugabo kandi ntimushakane, rwose ni ikintu kibabaza abakobwa benshi, kandi icyo kintu bakaba barakigize ibanga, usibye kurebera aho ngaho gusa, naho nta kindi kintu bakora. Icya gatandatu rero ni amagambo y'ibanga ku buzima bwe yabwiwe. Ni ukuvuga ngo hariho abakobwa benshi bakunze kubwirwa amagambo y'ibanga ku buzima bwabo, noneho ugasanga ayo magambo barayabitse. Urugero nko kuri social media muzajya mwumva hariho nk'ahantu bavuga bati rwose umukobwa ufite amabere ameze gutya kubyara biragoye, umukobwa ufite uburanga bumeze gutya ntabwo akundwa n'abagabo, kandi wenda ugasanga ubwo buranga aribwo afite. Umukobwa ufite amaguru ameze gutya ntabwo akundwa n'abagabo, umukobwa ufite imico imeze gutya na gutya ntabwo akundwa n'abagabo, noneho ugasanga iyi mico nawe niyo afite. Aya magambo rero y'ibanga ku buzima bwe arayabwirwa akayumva, akumva yuko nawe iherezo rye ryageze, cyangwa se ko nta cyizere afite cyo kuzakundwa, maze ugasanga nabyo ni ibanga rye muri we rimurimo. Ndetse ni nayo mpamvu ushobora kuzajya wumva bavuga bati umukobwa wenda wirabura gukundwa n'abagabo biragoye, agahita ashaka amavuta yo kwitukuza akitukuza. Umukobwa udakunda kugira umusatsi rwose ntabwo akundwa n'abagabo, bitewe n'amarangamutima ariko abantu bagiye bagaragaza, kubera ko njye nshobora kuba nkunda umukobwa muremure ariko we ukunda umugufi, umwe akunda ubyibushye undi akunda unanutse. Ibi ngibi ariko bigatera
agahinda ku muntu ubyumva, bitewe n'uko njye navuze yuko wenda nkunda umukobwa muremure, ubwo umukobwa utari muremure akagira ngo wenda ngo abagabo bose bakunda abakobwa barebare. Aya magambo y'ibanga rero usanga hariho abakobwa benshi yagiye agiraho ingaruka ku buryo rwose no kubyakira bigoye, ariko nanone akaba abihisha kugira ngo bitagaragara yuko abantu babona yuko yacitse intege. Ndetse hariho n'abanga kurya kugira ngo bananuke, bitewe n'uko bumvishe wenda ko abantu bananutse bashobora kuba bakundwa. Hariho n'abagenda bakibagisha ibice bimwe by'umubiri kubera ko bumvishe ngo nibyo abagabo bakunda. Ahangaha rero rwose usanga aba bakobwa iki kibazo nabo kibaremerera. Ikintu cya karindwi ni ukutishimira uko ateye, gisa n'icya gatandatu. Ni ukuvuga ngo hari abakobwa benshi batishimiye uko bateye. Hariho umukobwa ushobora kuvuka agasanga mu maso ye wenda ni hato cyangwa ni hanini, hari ushobora kuvuka agasanga afite wenda ibibazo bijyanye n'ubuzima, wenda afite nk'ubumuga runaka, haba ku myanya y'ibanga cyangwa se ku myanya igaragara. Kutishimira uko ateye, hariho abakobwa benshi bari muri iyo cyangwa se bari muri icyo cyiciro, ku buryo usanga igihe icyo ari cyo cyose afite agahinda k'ukuntu ateye. Ndavuga muri fizikare, uburyo yubakitse cyangwa se imiterere ye muri rusange. None ikintu cya munani ari nacyo cya nyuma, hariho abakobwa benshi batishimira umuryango bakomokamo. Hari abakobwa benshi batishimira umuryango bakomokamo bitewe wenda n'uko umuryango uhabwa akato muri sosiyete. Wenda ni umuryango w'abakene, ni umuryango w'abarozi, ni umuryango uvukamo abajura, ni umuryango uvukamo abasambanyi. Noneho ahangaha ugasanga uyu mukobwa ntago yifuza ko uwo muryango abandi bamenya ko ari uwe. Ahangaha rero usanga abenshi bakunda kugira ikibazo, bamubaza ati se usura uwo kwa runaka, ahubwo ndi umuturanyi wabo, kandi ari gushaka gusa nk'aho aca ku ruhande y'ukuri guhari. Rero rwose abakobwa, ibi bintu umunani hariho abo byagizeho ingaruka ku buryo ndetse no kubyiyumvisha biba bigoye. Rero muri ibi byose twavuze, hari ikintu kimwe nk'inama igirirwa bano bakobwa. Ku muntu wabashije guhura n'ingorane nk'izo twabonye mbere, akabasha kuryamana n'umusore atabiteguye cyangwa se agakuramo inda cyangwa se akanduzwa indwara, ibyo bintu uko ari bitatu, uyu mukobwa icyo akwiye gukora, bisaba kugira ngo atuze, amenye yuko atari we byabayeho mbere cyangwa se ngo biherukireho, ahubwo biba ku bantu benshi batandukanye, usibye nyine ko bidakunda kuvugwa cyane. Icy'ingenzi rero akwiye gukora, urugero niba yararyamanye n'umusore atabiteguye, icy'ingenzi ni ukujya kureba niba wenda yaba ataramwanduje indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kandi niba yaratwaye inda akayikuramo, urumva nyine umwana ntago yamugarura. Usibye kubyakira gutyo, ndetse twongera kubwira abakobwa batwaye inda ubu muri iyi minsi yuko aba akwiye kuyibyara rwose, ntacyo bitwaye niba ntacyo byamubangamiraho. Noneho ku muntu wandujwe indwara we rwose reka tumubwire ngo yihangane, kuko hari igihe umuntu yanduzwa indwara nta rundi ruhare yabigizemo, ahubwo ari ibihe byamugwiririye. Ikindi, umusore cyangwa umugabo uri gushaka uyu munsi ko muryamana, icyiza ni uko wamuhakanira, noneho ntiwakire n'impano ze. Impano, kuko umusore cyangwa umugabo iyo aguhaye impano burya arayikurikira, ashaka kugira ngo ayuririreho ubundi agukoreshe ibyo yishakiye. Ikindi kandi, ku muntu wabashije kurirwa umutungo we, akaribwa umutungo, wenda agahura n'umwesikora akamurira umutungo, rwose yihangane, ntago aba aguciye amaboko, ibintu nibishakwa kandi ushobora kuzabona n'ibiruta ibyo ngibyo. Ikindi, kuri bya bindi byo kubwirirwa amagambo y'ibanga kuri social media, umuntu akakubwira ati wenda umukobwa uteye gutya ntago akundwa n'abagabo, umukobwa uteye gutya ntago yubaka urugo, umukobwa uteye gutya ntago abyara. Aya magambo yo rwose ni ukuyirinda, kuko Imana iba yararemye umuntu imuteganyiriza uko ibintu bizamugendekera. Abantu rero baguma bavuga basa nk'abagenekereza, wenda bitewe n'ubushakashatsi bwakozwe, ariko weho wishyiremo icyizere yuko uri mwiza, urakunzwe,
kandi ntacyo uzaba nuramuka wihesheje agaciro. Kuko icya mbere burya ni ukwihesha agaciro, ukagira indangagaciro zikwiriye umukobwa w'umunyarwandakazi cyangwa se umukobwa uwo ari we wese wumva kino kiganiro mu rurimi rw'ikinyarwanda cyangwa se nko mu rundi ucyumva. Rwose uko waba umeze kose Imana niyo yakuremye, ntago abantu imipaka bagenda bashyiraho hari icyo yahindura ku buzima bwawe. Niyo mpamvu rero guhangayikishwa n'ibyo ntabwo ari ikintu cy'ingenzi. Noneho rero kutishimira uko uteye bisa n'ibyo, ni ukuvuga ngo uburyo wavutsemo, niba waragize ikibazo cyo kuvukana ubumuga, ihangane rwose, ubumuga ntawe utabugira, ahubwo biterwa n'ibihe umuntu yavukiyemo. kandi niba waravutse ugasanga imiterere yawe iteye ukundi, rwose yakire gutyo kandi ushobora kubaho neza, ubuzima bugakomeza. Ikindi, kutishimira umuryango wavutsemo, wenda ukifuza yuko mama wawe aba wa muntu wigeze kubona muri filime, cyangwa se papa wawe aba wa muntu wigeze kubona muri filime. Oya, ibi ngibi ntabwo bikwiriye, ntabwo bikwiriye rwose. Ahubwo kwihangana ukamenya neza ko uwo muryango Imana yawukuremeyemo kugira ngo uwukuriremo, nicyo kintu cy'ingenzi kurusha ibindi, nicyo kintu cy'ingenzi kurusha ibindi. Kandi burya nta muntu wifuza cyangwa se nta muntu utegeka aho avukira, nta muntu utegeka uko avuka, nta muntu utegeka ubuzima uko buzagenda. Gusa wenda ku buzima bw'umuntu ashobora kwitwararika akurikije inyigisho ahabwa, ariko ibizakubaho hari igihe biba bitazaguhusha rwose, ugasanga n'ubundi bikugizeho ingaruka. Rero buri muntu wese ku rwe ruhande yishimira uko ameze, buri muntu wese ku rwe ruhande yishimire kugorora inzira, ava mu nzira mbi ajya mu nzira nziza. Yirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyabusanya n'uko ijambo ry'Imana rivuga, kandi yirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyabusanya n'uko umuryango mugari n'umuco nyarwanda ubiteganya. Ahubwo buri muntu wese ahagarara ashikama avuga ati, uwo ndi we ngomba kuba uwo ndi we, kandi nkagendana n'indangagaciro zikwiye uwo ndi we. Rero reka Imana ikomeze kubaba hafi kandi ikomeze kubashyigikira. Kuri mikoro ya Justin Niyonsaba, iyi ni Cana Amahumbezi. Niba bigushobokera udutere komenti cyangwa se usharinge kino kiganiro, ukande like, ubundi tujye twibanira mu biganiro bitandukanye. Ni ukuvuga ngo uko ibiganiro tubyaporodinze bikugereho bwa mbere, ntabwo byakugeraho bwa mbere rero utarakanda subscribe cyangwa se ngo ufungure n'inzogera. Imana ikomeze kubaba hafi kandi ikomeze kubashyigikira. Naho ubutaha, mugire amahoro.